The Daily Line. Hari umuhanga wavuze ngo ubuzima n'urugendo si irushanwa. Hanyuma muri Bibiliya hagira hati ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Korani igira iti koko Allah ari kumwe n'abihangana. Iryo ni ijambo ry'umunsi. Iryo rero ni ijambo ry'umunsi, ni The Daily Line. Hanyuma mu gace kacu ka The Daily Line nk'uko byumvishe ko ariko kanya tugezemo, ijambo ry'uyu munsi nakubwiye ko turibuze kuganiraho ni ijambo rigira riti to know what you think, stand back and look at what you did. Iri rero ni ijambo ryiza cyane tugenekereje mu Kinyarwanda rishatse kuvuga ngo kugira ngo umenye neza ibyo utekereza banza urebe ibikorwa byawe nibyo bigaragaza ukuri kw'ibiri mu mutima wawe, cyangwa se niba ushaka kumenya ibyo utekereza by'ukuri subiza amaso inyuma urebe ibyo wakoze. Buriya ngo hari igihe umuntu yibwira ko afite intego runaka cyangwa se yemera ibintu bimwe na bimwe ariko ibikorwa bye bikagaragaza ikindi. Niyo mpamvu rero iri jambo rikwibutsa ko kugira ngo tumenye neza ibyo dutekereza n'ibyo duha agaciro tugomba kureba imyitwarire n'ibyemezo twafashe aho kwishingikiriza cyangwa se aho kugira ngo gusa turebe ku bintu byo tuvuga. Buriya ibikorwa n'ibyo bihamya nyakuri ibiri mu mutima cyangwa se mu bitekerezo byacu. Buriya hari ukuntu umuntu akunda kuvuga ikintu, ngewe nkunda ibi n'ibi, ngira ibi n'ibi, nzakora ibi n'ibi, ariko nyamara ibintu ukora cyangwa se ibikorwa byawe bigaragaza otherwise, nyine bitandukanye n'ibyo uvuga. Niyo mpamvu rero ngiyo dusubije amaso tukareba ibyo twakoze dushobora kwisuzuma tukamenya aho tugeze, aho tugomba gukosora. Bituma rero turushaho kwiyumva tukamenya imbaraga zacu n'intege nke zacu, kandi bikadufasha gufata ibyemezo byiza mu buzima. Kwitekerezaho rero ni muri ubu buryo ni intambwe ikomeye iganisha ku kwiyubaka no gukura mu mitekerereze no mu bikorwa. Iri jambo rero tumaze kureba ni ijambo ryavuzwe n'umunyabwenge wo mu Bugiriki bwa kera cyangwa se umufilozofe, yari ari umwe mu bashinzwe filozofiya y'isi mu bukari cyangwa se western philosophy. Uyu yitwa Thales of Miletus. Uyu Thales of Miletus yabayeho hagati y'imyaka ya 624 na 546 mbere ya Yezu. Yarazwi cyane mu bumenyi bw'inyenyeri, imibare n'ubumenyi bw'ibidukikije. Thales rero yizeraga ko amazi ariyo shingiro y'ibintu byose biriho, nyine water as fundamental substance of everything. Uyu kandi Thales yari umuhanga mu mibare, afatwa nk'umwe mu batangiye gukoresha ibitekerezo bya siyansi aho gukoresha imigani gusa. Hari n'uvuga ko yigeze gupima uburebure bw'iminara akoresheje igicucu cy'izuba. Muri rusange rero Thales afatwa nk'umwe mu batangiye uburyo bwo gutekereza bwa siyansi no gusobanura isi hakoreshejwe impamvu n'ubushakashatsi aho gukoresha imyemerere gusa. Uyu Thales rero wagiye umumenya mu mvugo nyinshi zigiye zitandukanye, harimo n'iyi ngiyi tumaze kuganiraho ngo to know what you think, stand back and look what you did. Ikiganiro cyacu Nexus Voice cy'uyu munsi rero cyarangiriye kuri The Daily Line nk'uko mumaze kubimenyera. Hanyuma muri The Daily Line y'uyu munsi twaganiriye ku ijambo rigira riti to know what you think, stand back and look at what you did. Iri ni ijambo rero tugenekereje mu Kinyarwanda rigira ngo kugira ngo umenye neza ibyo utekereza banza urebe ibikorwa byawe n'ibyo bigaragaza ukuri kw'ibiri mu mutima, cyangwa se muri make niba ushaka kumenya ibyo utekereza by'ukuri subiza amaso inyuma urebe ibyo wakoze. Rero ni ijambo ridufasha nyine kumenya kwitekerezaho ndetse no kwirebaho twebwe ubwacu, kareka kujya uhora judging abandi nawe ubwawe ukabanza kwireba. Iri jambo rero twabonye ko ari ijambo ryavuzwe na Thales of Miletus, umunyafilozofe wabayeho mu myaka 600 mbere y'ivuka.